Murakoze cyane. Iyi rero ni Iseka News, twakiriye umuhanzi ndi Ambassador Rusagara n'ubundi nkuko bisanzwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni ikiganiro rero tugiye gukora ku gicamunsi cya Noheli ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Tukaba rero tugiye kuganira n'umuhanzi. Mbere yuko muvuga reka musabe abanze atwibwire mu buryo bwa gihanzi. Udatebanire kuri akinyuma cyashinze umuzinyi yandurana nivuze nkavuze nzasubiramo. Amazina yanjye nitwa Niyo Nizeye Amoni wa Moni wa Ruboneza wa Magira Rubambo rwa Segasange kwa Rugenda mu nka nkaba umusinga w'umusizi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Amoni. Na Amoni rero ni umusizi, ni umucuranzi, ni umuhanzi, ni byinshi. Ndabeshyara? Oya nibyo. Kanda imirambi yawe myiza, gihugu gihorana inka n'abageni, ndakuririmba nzakuvuga ibigwi tubwira amanga. Rwanda rw'ibirunga gahorero, rugori rwera nk'inyange, rumuri rw'umutima wanjye ngwino amanywa nijoro, ni wowe umuza ku mutima ngwino twibanire. Amahoro mfite nuko waza ukangira nanjye nkakugira, ngwino twibanire. Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka, ituma nkuratanya mibwa y'igikundiro. Wakunze ukuzi neza, wenda ibyiza bihabya cyane, uko matanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru, ituma nkuratanya mibwa y'igikundiro, ituma nkuratanya mibwa y'igikundiro. Aha. Tugiye rero kuganira, umaze kutwibwira Amoni mu rugo ni hehe, utuye hehe, ukorera hehe, tubwire
mbese twibwire muri rusange, amazina twayumvishe urinde, hanyuma tumenye aho twagusanga ni hehe. bo mu rugo buriya ni henshi, hari aho umuntu avuka, hari n'aho uburyo ubuzima budutwara tukagera aho umuntu abarizwa. Ubusanzwe mu rugo mvuka aho bita mu Kabagari mu Ruhango, ariko ntuye i Muhanga. Yego. Ngaha i Muhanga, mu mujyi wa Muhanga niho mbarizwa. Ubuzima bwa buri munsi niho mba ndi, niho nkorera imirimo isanzwe n'umuziki n'ubuhanzi, niho mba ndi ngaha i Muhanga. Aha. Yego. Amoni, ni ryari watangiye gucuranga? bo rero ni ibintu birebire, kuko nkubwiye igihe nanjye ubwanjye ntabwo nkizi. Impamvu mpamvu ntabwo nkizi, hari uburyo nabitangiye. Ni nk'uko umwana ukumbuzi yiga kugenda, akazagera igihe atangira guhaguruka, agatera intambwe imwe, akazagenda agwaguza. Yego. Nanjye rero umuziki nawukunze kuva kera, nkajya nkabona abantu bari gucuranga nkiri umwana muto, nko mu mwaka wa 5 primaire. Mbura ahantu nakora gitari, ariko nkajya mbibona ku mashusho, ngerageza kugira ibyo nikorera, korogoshora byo mu bijerekani, nkajya ncuranga ibyo. Urumva icyo gihe nabwo nacurangaga. Ubwo hari nka ryari? Hari ni nko muri 98, nyuma ya jenoside ho gato. Yego. Nkajya ncuranga ibijerekani, habura ikintu nyine ko nabigiye naho nakura umuziki, ariko nkukunda cyane. Yego. Nyuma cyakora nza kugera ahantu ndi muri segonderi, ubwo nizaho bita mu Kurushashi muri Ave, nkasanga gitari kuri abanyeshuri bazana ibikoresho, ariko bakabibika muri kantine yaho, harimo gitari. Ndayibona, nkagenda nkayicuranga ntawe wingishije. Urumva ndimo nabwira urugendo nangiye nyuramo. Yego. Nabyita kudonda, nkajya nkacuranga ibyanjye, urumva ntibiregeye ku buryo buzwi. Bimpera icyo gihe. Nyuma nkajya mpura na mwarimu, umuntu akanyigishaho ibintu bikeya, bigenda biza gahoro gahoro, ngenda ndevelopa, nuko biraza. Ariko ibyo nabwira ko nuko byari bindimo guhera kera nkiri umwana muto. Hanyuma umaze kubyiga, ubu tuvuge ko watangiye noneho kwicurangira muri rusange atari ukubyiga. Watangiye kubikora ryari? Gutangira kwicurangira, ubwo icyo gihe hari ahantu narinatse gato, nubwo nta bikoresho nari mfite, ariko najyaga nkora indirimbo, kuko nabaga mu makorari, nkazanazi nkakora nkabandikira indirimbo tukayiririmba. Indirimbo zanjye nyinshi zari zirahari, uretse ko batari bashenda ko bazisohora, undi amakorari yo mu cyaro, ariko zirazwi mu makayi zaranditse. Nkajya nanakinisha amapiyano yaho nyine, synthesizer zo nyine zaho, nkajya natangiye nzicuranga. Ni uguhera nko muri mu 2005 gutyo, mu 2005. Hanyuma utangiye gucuranga 2005. Ubu tuvuge ko umaze kugera kuki mu bigendanye n'umuziki? Ni byinshi. Buri ibintu by'umuziki ni hari ibintu umuntu ageraho, hari ibifatika n'ibidafatika. Yego. Ibidafatika naheraho, hari byonyine kukumenyekanisha, kubasha kujya mu bantu, ukajya kuririmba, ugasusuruka, ukaganira n'abantu, ukamenywa, wacana bati dore rura ni runaka. Hari umuntu waririmbye ngo gitari yanjye wancije ahantu henshi, ni umuhanzi umwe. Yego. Nicyo nshaka kubwira ku nyungu y'ibidafatika. Nanone ku nyungu y'ibifatika rero, ubwo ntabwo bitangiye vuba. Bitewe n'ubuzima. Icyo gihe nubwo nabikoraga, ntabwo nabikoraga nk'umwuga, nabikoraga nkora n'akandi kazi. Yego. Hasi mbibonera umwanya, nkabikora, nkigenda nkaririmbira nko mu bukwe bw'abantu. Nuvuga ngo byangiriye umumaro, ariko icyo gihe udafatika, utari mu bigaragara. Noneho kubigaragara, nko guhera muri za 2010 nibwo natangiye kujya ndirimba nko mu bukwe, abantu bakaba bantumira, nkagenda tukavugana. Ntabwo naba amazi yo kunywa, tukabivugana nyine, nkagenda nkaba nasusurutse ubukwe, bikagira ikintu nkuramo.
nkaba najya mu birori runaka nkabasha gukora indirimbo. Yego. Umuntu akaba yaza ari nk'umuhanzi nkaba namucuranga indirimbo afite amagambo. Ibyo bintu byose tugenda tubivugana, icyo tuvuganye nyine hari ikintu nkuramo. Amoni, wenda mbere yuko dukomeza n'abantu bakeneye kumva Amoni acuranga ate, dushyirireho nk'akaririmbo kamwe muri za karahanyuze ukunze kuririmba. Ubu ngubu turi ku gicamunsi cya Noheli. Yego. Tubwire, ducurangire ku gicamunsi cya Noheli abantu bumve Amoni. Ku gicamunsi cya Noheli niko bandi bayite Esiteri ntibagure wese. Yego. Okay, murakoze. Ku gicamunsi cya Noheli, uwo munsi ntazibagirwa, nibwo nafataga urugendo nateguye ntashidikanya, narubonyemo byinshi cyane bitazamva ku mutima, ariko icyandutiye byose ni umurima nayamaye. Aho nari natembereye nasanze umwana utagira uko asa, musaba yuko twicarana, maze yicara ibumoso bwanjye, nibwo nangiye kumubaza byinshi kuko numva nkamwikundiye. Twaraganiriye bishyira kera, mubaza n'akazina ke. Kubera kwaho twari twatembereye twembi, njye natekerezaga ko ari iwabo, nawe atekereza ko ari iwacu. Ubwo nsezeye ngira ngo ntahe, mbona wa mwana aguye mu kantu, maze aramperekeza mbaza neza, ansezeranya ko azansura. Esiteri mwana wancavuje, burya Imana niyigena byose. Esiteri mwana wancavuje, nkunda ngukunda wanzibaganye. Esiteri mwana wancavuje, burya Imana niyigena byose. Urakoze cyane. Ibyo ari byose abadukurikiye batangiye kumva noneho ko twinjiye mu kiganiro cy'umuziki. Uducurangiye indirimbo za karahanyuze, nako nimwe uducurangiye, ntabwo uradushyiriraho indi. Mu by'ukuri karahanyuze, kubera iki wafashe umwanzuro wo gucuranga indirimbo za karahanyuze? Gufata umwanzuro wo gucuranga indirimbo za karahanyuze, karahanyuze ndazikunda cyane. Ndazikunda, zigira amagambo meza ikinyarwanda cyimbitse, kuko ugenda wumva ibintu abantu baririmba, kumva ntabwo si uko nabigaya cyangwa nagira gute, ariko buri wese agira uko akunda. Abantu bakuru cyangwa abantu bashaka kumva ikinyarwanda cy'ukuri bakunda indirimbo za cyane. Ni n'uburyo bwo kuzigarura. Hari indirimbo zagiye zizima, hari n'izo tugenda dusubiramo, abantu benshi bagenda basubiramo, ariko hari n'indirimbo zitazwi ushobora kumva ni nk'ubwa mbere. Nk'izihe ubwo? Ni nk'iyihe wabwira abantu? Urugero rw'indirimbo wabwira abantu? Reka ngiye kuririmba kandi ushobora kuba ari gukumvise. Hirya y'iwacu hari umwana mwiza witwa Koreta, Imana yamuremye yitonze cyane, nta n'inenge afite na nto. Yakundanaga n'undi mwana
mwiza uyu w'igitego bajyaga bahurira mu birori cyangwa muri za sharite bakundanaga birenze ubwenge kandi bombi bakundaga kuganira. Yitwa Koreta. Bayita Koreta. Aha, urumva ko nanjye ntuzimo gakeya. Aha, urakoze cyane. Ni umuziki mwiza uryoshye. Hanyuma nacishaho dukeya sinzi ndimo nacishaho makeya wenda ngira ngo ikiganiro kirakomeje. Yego. Hanyuma ubu ngubu mfite ikibazo kivuga ngo izo ndirimbo nibyo warazicuranze uranaziririmba, hari wigeze ugira umwanya wo gutekereza guhanga indirimbo zawe? Indirimbo zanjye ndazifite. Ufite nk'indirimbo zingana iki ugereranije kuva watangira? Indirimbo mfite nyinshi, mfite indirimbo sindazikora, wumva ubushobozi ntago biba byoroshye umuntu afite n'ubundi buzima umuntu abarimo, ariko indirimbo mfite ziragera nko muri 25. Zanditse zikoze neza, mfite indirimbo nka 40, ariko hari iyo usanga hari ukuntu twandika nk'indirimbo bitewe n'ubuzima wanyuzemo ntuyuzuze neza. Izo nzi nizeye ni izo ngizo zijya muri 25, ariko izo mfite zikoze mfite indirimbo zigera mu 10. Mu 10 zikoze neza. Ari gusa na audio sindabasha gukora video. Ubuse niba hari ufite wakoze wayitubwiye, tubwira indirimbo wakoze ni iyihe, unayiducurangire twumve ko iyo ndirimbo natwe tuyumve. Mfite nk'indirimbo yitwa Ihumure. Iyo ndirimbo nayikoze nari nagiye gusura abana bigatagara, ndabareba numva mbuze ikintu nagira, niko nahise nkora iyo ndirimbo. Iravuga ngo mukomeza amaboko atenebutse, mukomeza amava asukuma, mubwira abafite imiti nyamuti, mukomere ntimutinye, dore umwami wawe araje azanye n'ubutabazi, uburira amaso ku musozi niho gutabarwa guturuka, kuva ku Uwiteka Imana yawe niwe waremye isi n'ijuru. Uburira amaso ku musozi niho gutabarwa guturuka, kuva ku Uwiteka Imana yawe niwe waremye isi n'ijuru. Ngaho tanga ijwi ryawe kugira abakene n'indushyi, bera urumuri abari mu mwijima babona inzira yo gucamo, baruhure biruhutse babarana n'abababaye, bera amaso batabona kuba amatwi y'abatumva, bera amaguru utabasha kugenda akabando kabashaje, bera amaso batabona kuba amatwi y'abatumva, bera amaguru utabasha kugenda akabando kabashaje cyane. None w'inkota zanyu nimuzicuremo amasuka, amacuma b'impabuzo, ikizajye simbura ikibi, muharira n'iby'amahugu, indamukanyi b'amahoro, mubwira abantu iby'ijuru, iby'ururutse imitima, mubabwiriza iby'ubugingo.
tubabwiriza iby'ubugingo ko tugiye gutaha ijuru, mubahumurize bakomere ko vuba aha tugiye kuruhuka. Siko nanjye nari ntangiye kujya muri mood man. Nari mvuga nti bera amaso utabona ni we maso ye, ubere akabando ushaje, ubere amaguru utabasha kugenda. Nicyo nashaka. Indirimbo yagiye uhanga zose zifite aho zihuriye n'ibyo tubona, ni true story, nizivuga ibintu byabayeho, cyangwa hari n'izo witegereje ukareba ibiriho muri societe ukavuga utereka mpange kuri iki kintu? Hari ibyo ntekereza. Iyo ngiyo nayitekereje, ndebye abantu, ndebye numva nta kindi navuga. Urumva niyo umuntu atareba, niyo wowe mubere maso, kandi abandi mukomeza amaboko atenimutse, mukomeza amavaso ku muntu. Urumva umuntu afite agiye n'ikibazo, agira akantu ko kumva yuko ahungabanye. Hanyuma Amoni, umuntu yakwibaza ati niki ukora ku bigendanye no kugira ngo umuziki wawe uzamuke? Icyo kibazo ni cyiza, ariko ntabwo byoroshye. Ibintu by'umuziki ni ibintu bikomeye, mbese birahenda. Uhereye ku bikoresho, urumva niyo ufashe gitari nk'iyi, gitari iri hejuru y'ibihumbi 200. Niyo ntambwe nababwira, niba mbasha kugura gitari nkagura udukoresho, kuba wagira ku ma social media, kuba washaka uburyo wagenda uzamuka, ndagerageza, ariko ntabwo binyorohera, ntabwo byoroshye pe, bitewe n'uko nyine urumva ni kubona ibikoresho, niyo kintu cyane cyane bigoranye. Kujya muri studio namwe murabizi, indirimbo ntabwo hajyamo amafaranga menshi. Wamara gusohora indirimbo ugasabwa video. Ujya ucuranga mu bukwe? Mu bukwe ndacuranga. Ubu ngubu umuntu wagukeneye akubona ate ku bigendanye no kuba wamucurangira mu bukwe? Hari umuntu ushobora kuvuga ati nkeneye umuntu ucuranga, kugira ngo umuntu akubone bigenda bite? Gusa nanone kumbona mfite nimero ya telefone, ariko mfite na YouTube channel cisha indirimbo. Sindashyiraho nyinshi, nashaka kuzazikora neza kuburyo nzajya ntanga ibintu bifite umwimerere, ku buryo n'umuntu ufite ikintu areba koko ko ari ikintu cyanyacyo. Kugeza ubu numva hariho umuvugo umwe, hariho n'indirimbo zigera muri 4 niba mbyibuka neza. YouTube channel yanjye n'ubundi niyo nizeye Amoni, wandikamo indirimbo zanjye urazibona. Na nimero telefone rero, mfite na nimero telefone, unyeneye mu bukwe cyangwa mu bindi birori byose turabasusurutsa. Sinzi niba nayivuga. Yibwira abantu. Nimero yanjye ni 078 30 22 030. Ni nimero ihoraho buri munsi, bari no kuri WhatsApp. 078 30 22 22 030. Aha. Ubu rero ni Amoni, ubwo umuntu umukeneye aramubariza aho ngaho. Abantu baraduha komanteri batubwire ubwo abagukeneye muri buze kuvugana. Hanyuma ubona ute noneho muri rusange, ubona ute umuziki muri rusange w'u Rwanda, ubona ute? Umuziki w'u Rwanda ukuntu nkubona, urimo razamuka, urimo atera intambwe, bitewe n'uko amasocial media yajeho, ibiterambere, uko iterambere riza n'ibintu nabyo bifite ukuntu bizamuka. Kuko urumva nimba indirimbo za cyangwa zakorwaga gusa nazo zari nziza, ariko ni mu bintu bibiri. Hari kuba uzamuka ukabasha no kugira akamaro, ariko hakaba n'uburyo bw'uburyo bikorwa. Harimo ibintu mbona bitandukanye. Umuntu wa kera yakoraga indirimbo imwe cyangwa 2 cyangwa 5, kuko hari n'abahanzi tuzi bazwi kandi uzafite indirimbo 3 gusa, ahubwo sa n'ubu iyo ndirimbo iracyakomeye. None ubu umuntu aragira indirimbo 10, ariko ugasanga nta ubwo rero nuvuga ngo urimo umuziki ni mwiza, urimo urazamuka, ariko hari n'uburyo
bw'imyandikire n'uburyo byakorwa haba hagomba kuzamo ubumenyi kuko abantu benshi bari kubyirukankiramo ariko hari ukwirukanyira mu kintu ukanakijyamo wumva unakizi. hari abantu barimo kuzamuka nk'uko nguko murimo kubigenza ukahita ufata indirimbo za kanaka ukaba urazicuranze cyangwa se ugakora cover. Yego. abantu babashinja ko murimo gukora iby'abandi ariko mudakora ibyanyu. Muramutse mukoze ibyanyu nk'uko n'abari ababikoze nabyo bishobora kuzamuka bikaryoha nk'uko nabyo byaturyoheraga. Ni iki kirimo kubura kugira ngo abahanzi bakizamuka, abacuranzi mukore indirimbo z'umwimerere nk'iz'abahise? Nk'abahise. Okay, urakoze. Icyo kibazo rero hari impamvu nyinshi. Yego. Icya mbere nabyita harimo ubute. Ubute urumva niba umuntu atega indirimbo amatwi y'umuntu akayumva akayifata, yamara kuyifata abantu bize umuziki haba mu mashuri menshi atandukanye bigisha umuziki ku ma YouTube channel barabikurikirana, ariko ukaba ufite ubute cyangwa udashoboye kwandika. Kuko indirimbo neguruye ko bijyanye n'ubusizi murabizi ramwe ni ibintu bikuri mu mutwe. Hari abantu rero baba abacuranzi ariko akaba atazi kwandika agahita asubiramo indirimbo ya wa muntu. Urumva rero biramuzamura ariko ntabwo ibintu abakoze biba ari byo. Ahubwo bigiza kurushaho azi gucuranga yafata n'undi uzi kwandika bakihuza akamucurangira undi akandika. None we abikora byose. Yego. Ibyiza no mugiye mbona sinzi nimba nahitangira kundabana icyakorwa ni ugukora ibintu nawe ubwawe bikurimo ariko ukanagerageza abantu bagerageze. Ndahera ku rubyiruko ku bana bagerageze biga ikinyarwanda, bakora indirimbo zifite umwimerere, zifirimo nese umuntu akora indirimbo agakoreshamo indimi 3 cyangwa 4, atangira avuga ikinyarwanda cyangwa atangira yivuga akavuga amagambo nk'amazina nk'ayishoka, agatangira indirimbo gusa nyine rumva hari uburyo bikunzwe n'abubu, ariko numvaga byiza kurushaho niyo ugize utingiye gukora indirimbo y'ikinyarwanda ukayikora nyine ari ikinyarwanda, akegera abantu bakuru bakamubwira ati isi ijambo ni irihe, akagira n'ijambo avuga akajya abanza akariyungurura. Cyambere gukora indirimbo yo kuyishyira hanze akabanza akayumvisha umuntu akayumva ati iyi ndirimbo ayo magambo ijambo rihindure ijambo rigutya na gutya. Numva ariko byaba byiza kurushaho. Ni nayo mpamvu nari ndimo mubwira nanjye nubwo mbasha gusubeza izo ndirimbo ariko ntabwo ari cyane. Yego. Ndabikora nk'igihe biryoheye abantu babishaka, ariko gihewe ngerageza gushaka indirimbo zanjye z'umwimerere zanjye ubwanjye. Amoni, ubu nubwo ufite indirimbo zawe ariko mu gusubiramo cyangwa se iyo wicaye urimo gusubiramo indirimbo z'abahanzi ba kera, ibyo byose hari izo wumva wisangamo. Ni uwuhe muhanzi wumva wowe ukurimo ku buryo wavuga ngo indirimbo ze ndazimetiriza ndazumva neza zirandyohera nindi? Abahanzi ni benshi ariko indirimbo za kera nyinshi wenda hari nk'abakera, ariko hari sinzi nimba hari nk'abakiriho. Urabona hari nk'uramukobwa Kalisa Karasira, kuko impamvu ari we mvuze ndavuga mu bubu hari za kera bakera batakiriho, ndavuga nko mu bubu wumva ukumva ko iyo ndirimbo irimo ikinyarwanda kandi irimo inyigisho. Nk'iriya ndirimbo ubwo mbere nk'iriya ndirimbo ngo kakayuzi ko mu rubibi, wumva ko ifite ikijambo ngo kakayuzi ko mu rubibi kataranyije data naso. Irakuryohera ujya uyicurangaho? Irandyohera kandi nkumva n'ikiguzi. Iduhe twumve. Kakayuzi ko mu rubibi kateranyije data naso, nabihereye mu bisakuzo nzano gusanga ari impamo, dusitazwa n'utuntu duto tukototerane bigari, inzika igasaba imitima urwango n'inzigo. Twapfaga iki iye byasize iki, kutajya imbizi byamaze iki, ntacyo dupfa iby'isi n'ubusa.
twapfaga iki duhangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana y'ingwe ngo nitubaye umwe turajwe ishinga no guhemuka ikiruta dusasa inzobe dusesengure umuzi w'inzigo ibyo kurenzaho ese ubundi twapfaga iki urumva ayo magambo twapfaga iki nuvuga ngo wowe ni inspiration cyangwa se uburyo bikuryoheramo hanyuma n'amagambo arimo yose akaku hari amagambo hari n'uburyohe hanyuma Amoni nari ndimo nibaza ntese amaherezo utekereza iki ku hazaza h'umuziki wawe noneho muri rusange? Yego ahazaza h'umuziki wanjye nk'abandi bose buri wese agira inzozi numva umuziki wanjye nkuko avanga inkoni igihe mbona uko iri kugenda itogota bigaragara yuko inkono yanjye izashya uratangira ugacanira buhoro buhoro ukabona ko bitangiye kugenda biserura ariko mbona ko inkono yanjye izashya ko mbona uko ngenda nzamuka uko naniyungura n'ubumenyi kuko gufashwa n'Imana n'abantu ibakoresheje nabasha kugera kure kurumva nimba namwe ubwanyu n'abanyamakuru uko mugenda mumenyekanisha umuntu hari ikintu cyazaho kandi bikaba byangira umumaro numva natera imbere ngakomeza nkajya no hirya no hino nkakomeza gusakara. Hari umwana uri hariya mu cyaro urimo utekereza nawe wumva ashaka kuzaba umunyamuziki wumva ashaka gucuranga uramubwira iki? Namubwira kudacika intege kuko uko umuntu agenda akora ibyo ukora nibyo nari ndimo mvuga buriya ibyo ukora nibyo bibasha kukuzamura. Impamvu nawe ngo biranagira nimba umuntu ashobora kubepfira mu cyaro umuntu ashobora kumufata n'agatelefone ejo ukabona ibintu bitangiye kugenda bisakara kagera hirya no hino wa mwana akaba arahamagawe ariko azamurwa n'ibyo bintu yakoze. Mwana uzamuka hari abana babahanze haba mu muziki haba mu kuvuga inka haba mu gukora ibintu byinshi ndamubwira ngo ahubwo courage bakomeze bakore ariko bakore bagamije batagamije n'inyungu ni ngombwa ariko bashaka umwimerere cyane kurenza inyungu ziza nyuma. Umuntu wajya kubona akora indirimbo rimwe agahita afungura tubicano ngo ngiye gutangiye nabaye umuhanzi nabashishikaza gukora cyane kurenza guhita ubasha kumenyekana. Igituma mbikubwira nk'ubu nimba hari indirimbo nyinshi mfite ko zirabitse numva nshaka kuzatangira igihe mvuga nti igihe ni iki zishyize ahagaragara. Hari umuntu ushobora kuba arimo atwumva akavuga ati jyewe nkunda indirimbo za Karahanyuze ubu nk'umuntu aje akakubwira ngo ndumva nshaka kuryoherwa n'indirimbo ya Karahanyuze wamubwira iyihe ndirimbo? Indirimbo ya Karahanyuze za kera twavuga ku bahanzi ba kera hari indirimbo z'umugabo bamwita Twagereza kwa Siyani nawe arazwi cyane afite indirimbo nyinshi nawe agira indirimbo nkunda nawe hari uburyohe bw'indirimbo hakaba n'amagambo abarimo usanga afite indirimbo nziza hari nk'indirimbo ivuga ngo nyumva akibondo cyanjye reba burakeye uramenye butiruti haya karimo ukwisi nukwitega iminsi ubundi yakumunga bose bakakunena bakakwitinjije ubu buzima buraryoha ariko uvuguta ntamuvuba uribuke kw'insinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo hanze aha ntabyo kwirozonga nta murimo n'umwe umwaye
uretse indonke mu bantu niyirenze imbaga uyasha ntugateke imitwe bamwe baruye injamba iyitagira ijambo bacitse kwijabo ubu buzima buraryoha ariko buvugutana muvuba uribuke kw'intsinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo nyabusa ibyo ugezeho byose ujye ubishimira Imana terera amaso urebe n'abaheze inyuma bose uzabasaranganye n'abutazi inkomoko nimwe yaduhanze burya tuvinda imwe ubu buzima buraryoha ariko buvugutana muvuba uribuke kw'intsinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo kubera iki iyo ndirimbo ariyo ikuzaho mbere ikuzamwo mbere indirimbo rero nimba ntiwamenya wese agiye ko akunda ariko hazamo n'amarangamutima numva ndabanza mbere ya byose nkumva indirimbo ukuntu yanditse nkumva ku buryohe bwayo nkumva n'inyigisho ifite se uyumva arayikuramo iki buriya kuririmba ni uburyo bwo kuvuga ariko ubwira ushobora no gutinya umuntu kugira icyo umubwira ukabinyuza mu buryo bw'indirimbo yego kuko urumva niba ushobora guhamagara umwana uti ngwino nkubwire ukamubwira ibi n'ibi n'ibi ntanabyumve ariko iyo biririmbye ushobora no kubivuga bica ku ruhande ariko kumva icyo ushatse kuvuga niyo mbihereye ku iyo ndirimbo rero hagira nyinshi hari n'izindi zijya zisubirwamo nyamwumva ngo nyine nyinshi zabe izo ngizo zigisha haba n'izindi zisusurutsa abantu niyo mpamvu nkubwira ngo ni nyinshi wenda turimo tugenda tugana ku musozo hari indirimbo ntabwo yise wumviye yose iyo ngiyo irangize rero nayo abantu bayumva niyo nabwaga niyo mbanye myinshi uwo mutwaro nkundira unyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza gashenge urahura kuma igihe nzaba ndi kumwe nawe mu munezero mwinshi cyane ikiganza cyanjye nguhe icyawe tumarane uyu mubabaro muhoza wanjye wandutiye zawe uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura koma Amoni umuziki urawumva hanyuma ubu ndi kwibaza turimo dusoza hari igihe dushobora kuba twaganiriye byinshi ariko wowe ukaba wumva hari ibintu ufite wabwira abantu ni iki wumva wabwira abantu turimo tugana ku musozo ku bijyanye nanjye ubwanjye wowe ubwawe n'umuziki muri rusange abantu ndababwira ikintu cya mbere ndumva abahanzi baryo nababwiyeho ariko n'abantu ndi kubashishikariza kujya bumva kuko nk'abantu bakuru bakunda kumva indirimbo nk'abana batangira kumva indirimbo ntibazumve atavuga ngo ni bya bindi by'abana ntibasa barimba n'ibiki bajye babanza bayungurure ko banakunda umuziki kandi babafasha batera inkunga niyo mwana avuga ati ubona arimo akina n'ikintu
kuko igituma mbikubwira nkatwe gutinda kuzamuka no kuri mu cyaro iyo umuntu aba yabonye abaterankunga aba yarageze kure ariko niba umwana wawe ndabwira nk'ababyeyi ubona arimo akina ashaka gucuranga ubona arimo yandika amagambo mufashe utera inkunga kuba wagenda ukamugurira akagitari gaciriritse urumva ibindi ukazaba uyimugurira nyuma ariko akayigiraho ukabona ko uri kumumotiva ubundi bakanumva indirimbo zabo muzumve muri ibintu byose uratoragura ukayungururamo ibyawe ariko nabwo bazumve bizi isuzugura gusa bya bindi imvugo yo babona guca amazi ngo bumve izakira n'izubu zirimo ubutumwa bazumve kandi babashe kugira icyo bakuramo icyo bakuramo icyo navuga rero nanjye ubwanjye kuri jewe nabahaye YouTube channel bakikire barebeho kora subscribe indirimbo zizaza ari nyinshi mfite n'imivugo hari nk'umuvugo nacishijeho wa mbere muri covid uretse nyine ko yarangiye twayitsinze ariko waciyeho cyane yandi imvugo yo wahitinze ubwo rero ibintu birahari imivugo nzayibaha indirimbo nzazibaha n'ibindi byiza byinshi ni Amoni rero twaganiraga ariko dusoza n'ubundi nk'uko wadusuhuje nk'umuhanzi noneho ugiye kudusezera n'indirimbo nziza abantu ku buryo basozanya n'ikiganiro bumviye indirimbo nziza wateguriye abanyarwanda mu by'ukuri badukurikiye ni iyihe indirimbo gusa abanyarwanda ndabakunda cyane muri igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane tugendamo uko twishakiye si uko twishakiye ariko iyo ubona ugenda widegembya ni igihugu cyiza cyane niyo mpamvu abanyarwanda ndabakunda ni mu rugo iwacu none se nabakorera iyo karahanyuze muzange cyangwa se duhe karahanyuze uduhe n'iyawe kugira ngo zose tuzumve kimwe yego duhera ku yawe emere ko yanjye mfite indirimbo ivuga ngo nayo ni nko kwigisha ngo amagambo y'umujinya ntakabave mu kanwa kuko buriya hari ukuntu usanga abantu umwe yavuga ibyemwe baba ngo ururimi rwoshwa n'urundi kubera iki wahisemo iyo titire impamvu nayo nahisemo ni uko uburyo imvugo ndi n'umukristo nyansoma Bibiliya nyansoma imigani bavuga ngo ijambo ribi mbese ibintu byinshi no mu Kinyarwanda bafite ko bavuga ijambo ribi ko atari ryiza niyo mpamvu navuga ngo amagambo ushobora kuwugira ariko ukagira uburyo ucubya ukamva iyo ndirimbo amagambo y'umujinya ntakabave mu kanwa ahubwo umutima yacu byatararushya sohoka amagambo y'inzimuzi avuga gusa ubupfapfa ijambo rimwe ry'intonganya ritandukanye inshuti mukundane bana banjye ngiri tegeko mbahaye rirusha yandi gukomerane ku mwami Yesu avuga nibwo bazamenya ko muri abana banjye nimukundana ururimi rw'umunyabwenge rugaragaza ubuhanga kuko gusubizanya ineza burya bihosha uburakari mukundane bana banjye ngiri tegeko mbahaye rirusha ayandi gukomerane ku mwami Yesu avuga nibwo bazamenya ko muri abana banjye nimukundana ahubwo icyitegererezo mu byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye
menya ko muri abana banjye nimukundana. Murakagira u Rwanda. aha urakoze cyane. Yego. Hanyuma ubwo tugiye gusoza n'akarahanyuze. Karahanyuze. Ya. Aha. Indirimbo nyinshi reka ndebe nk'ako namba sinzi nimba yenda nta kibazo. Oya nta kibazo. Ariko mfite hari indirimbo nanone njya nkunda y'umugabo witwa Ben Nganji ivuga ngo uzaba umugabo. Iyo ndirimbo nayo ndayikunda. Uzaba umugabo. Ndayikunda cyane kuko nawe muri reggae kanyirime mu buryo butuje. Yego. Umunsi umwe naratemberaga, nari mfite ishavu ku mutima, naterwaga no kuba jyenyine no kubura amahoro imuhira. Ni munsi y'igiti mbona akanyoni, akajwi nk'akabamarayika, akanyoni karampamagara kampa impanuro isimbura ishavu. Uzaba umugabo, uzaba intwari Rwanda, uzarengera Afurika, uzaca akarengane. Abo twiganye twarahuraga, bakanyibutsa ko nari umuhanga, bakamijana bakananyakira, maze nkibuka iby'ako kanyoni. Uzaba umugabo, uzaba intwari Rwanda, uzarengera Afurika, uzaca akarengane. We kwiheba kubera ubupfubyi, shaka itabu uhebe ubuzima, wandagare usekwe na rubanda, shaka ubuzima uzaba umugabo. Uzaba umugabo, uzaba intwari Rwanda, uzarengera Afurika, uzaca akarengane. Aha urakoze cyane. Amoni rero reka tugushimire ku kiganiro cyiza twagiranye n'umwanya mwiza waduhaye ukatuganiriza ku bigendanye n'umuziki. Amoni turagushimiye. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Turagushimiye kandi twizeye ko undi munsi tuzagukenera n'ubundi tuzakubona ukaza ukatuganiriza. Nta kibazo ndahari. Aha abari badukurikiye rero mwakoze cyane. Nge ndi Ambassador Rusagara, ninge twabanye muri iki kiganiro. Nibwira ko abantu muri buze kuduha commentaire ku kigendanye n'ikiganiro twagiranye n'indirimbo mwumvise, hanyuma bazamukenera muraza kubona nimero ze kandi yanazibahaye. Nibwira ko abantu mwaryohewe. Mugire rero ibihe byiza. Nge nari Ambassador Rusagara nkuko bisanzwe. Imana ibarinde, mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2025.